none se umugore byaje kugenda agukubise nawe uravuga ati reka nirere mayibobo n'ubundi naheza. Aho twasuye Inkuba TV 350 twasanze umwana asa nkaho yiberaga mu muhanda, ariko amagambo yatubwiye twumiwe. Namwe rero nimukurikire mwiyumvire bimeze bite Kado? Ni byiza. Yego. Ndakubona umeze neza pe. Meze neza ndashima Imana. Urashima Imana? None se bimeze bite kuko wabaye mu muhanda? Nabaye mu muhanda igihe kinini rwose nk'imyaka 2 n'inkwera itaba ari bwo buzima bwanjye. Gira Imana ngiye umugira neza, niwe yandokoye mu muhanda, niwe wanyiheraga ibyo kurya. Uyu nguyu muri kumwe niwe yagufashije? Niwe wamaye ibyo munsi ku izina rya Robert. Yego. Akaba ndi umuterankunga w'uyu mwana. Ngiye narifashe numva uyu mwana nkimura mu muhanda, numva ngiye umutwe cyane. Nikimubona anywa ibitabi, naramwegereye ndamubaza ati wanyu ni hehe? Turi kuhambaza mu rugo, kandi mu rugo uri kuhabona iwacu ngaho muri Borodire. Byane agahinda cyane uburyo umwana arara muri Borodire. Yesu ubwizo ngeso yaje kuzicikaho, twebwe ubu turabona ameze neza. Narabiretse rwose, yarampumurije amicyo kurya kuko inzara yari yaranyishe. Noneho nabyo kurya wabonaga? Reka nabyo kurya nabonaga, najyaga kwiba nabwo bakanyirukanga. Gusa nyine uyu mwana uburyo ateye no kurya kwiwe arafungura si iby'imikino n'indwara hari si wamenya. None bivuze ko arya cyane. Ndafungura nta kibazo. None se ubu gupfana iki na ngunda? Nuko mwumva ntabwo muzi niba yararyaga. Nanjye mwumva mu migani. Ya. None se ubwo icyo kibazo we ntawe ubwo urishoboye noneho muri make? Rwose uyu mugabo arantunze rwose nta kibazo. Nakwishobora kuri njyewe. Uko ubushobozi bwanjye bumeze ndagenda nkamufasha. Nkamwe muri kuri na video hagize undi yabona uko twafasha uno mwana rwose kamukora mu mayibobo akajya mu bandi bana. Nimwanyakira mwangi rwose umwana ni mundi mukanteza mureke nkava mu muhanda. Dore ubu buryo yaranyishe. Wigeze kunywa itabi? Nararinywaga cyane itabi. Itabi se wumvisha akamaro karyo ari akara? Narisindiraga gusa nkigamira, sinariye sinagize. Wumvaga ari neza pe? Wumvaga nta kibazo, ibibazo byanjye byabaga byarangiye. Murabaga ninkwereye itabi. None se ubu wahank'uruhero n'irihe somo abana mwabanye mu mihanda? Ubu ngubu abagenzi banjye ndabifuriza kuva mu mihanda, kuko ubu leta yatugendagaho tukabyanga ati baba batwoshya. Banagufata ubwo ni ya mihini ndabyumva. Banadufata nyine imihini tukayijuta, ubaha hose naravunaguritse, ariko ubu si bizongera rwose. Ubu uyu mwana mubona gutya afite imyaka 23. Koko 23 nagakubese 23 burayujuje. Yayujuje. None ubwo ngubwo ko wagwingiye cyane? Naragwingiye. Ese ufite umugore? Umugore nigeze kumwigera rimwe aransiga, asiga nkubise. Asiga gukubise? Yasiza nkubise. Ubwo se mwapfuye iki? Cyahe ko natahahaga. Ndago wahahaga? Ninyweraga itabi. We gusa nukuvuga ngo wazanye umugore ufata icyemezo cyo kudahaha pe? Byamenya ko ari ukwiyoshya. None se umugore byaje kugenda agukubise nawe uravuga ati reka nirere mayibobo n'ubundi naheza heza? Uyu nguyu ubu niwe agufite, niwe agufasha buri kimwe cyose? Uyu nguyu niwe mubyeyi wanjye ubu ngubu. Ako nanone wisubireho, nanone gufasha umuntu w'umugabo kandi ufite amaboko. Nanjye ubu ndi kubyitaho. Ubura ko natangiye kuzana intege, ubu mushiki nawe ukubita mbye bakama amafaranga. Ugakora neza kabisa rwose mwibeshaho. Yes. Inshuti mudukurikiye rero ku Nkuba TV 350
urabona uyu ni umwana usa nkaho ngo afite imyaka 25 ariko ngiye nanze kubyemera. Ubwo nyine bakunze mudukurikiye tuzajye tubagezaho inkuru za hato na hato kabisa. Mukore subscribers tubagezeho ibiganiro bitandukanye kandi wibuke no gukanda kukazogera kugira ngo inkuru isohotse ijye kugeraho. Bye bye.